Mwakoze cyane dufata umwanya mwiza ugizwe no gukomeza kunezererwa Imana kuva nimugoroba. Aya manwa turakomeza kwemerera Mwuka Wera n'Imana Data wa twese ngo wakomeze kudutera umunezero, kandi dukomeza dushima korali Ibyiringiro yateguye gahunda hamwe na korali Inyenyeri z'Ijuru. Nanjye Imana yemeye ko mbaganiriza mu bintu bituma abantu banezerwa. Imana ihabwe icyubahiro. Dukomeje guha ikaze abantu turi kumwe muri iri tsinda, ariko dukomeje guha ikaze cyane abantu badukurikirira ku ikoranabuhanga. Amahoro y'Imana bane nabo. Turakomeza kurarika ababishinzwe. Hari ab'ibihugu bimwe bahoze bambwira ko amajwi atabageraho neza, mu bikosore kugira ngo ibyigisho byose Mwuka w'Imana duhaye gutanga babikurikire byose uko byakabaye. Ndatekereza ko mwese mwamaze kunezerwa. N'umujinya munezerewe? Hoya, abantu banezerewe zamura ikiganza. Imana ibamugisha cyane. Ngira ngo umuntu wese bamuhaye mikoro akavuga ibyamunejeje, uko biri kose birahari. Haramutse hari umuntu uri muri amateraniro akaba yabuze ikintu kimunezeza, turamusengera ngo mu gitaramo cya kabiri Imana imuhe kunezerwa. Munyemerere rero tugarure ubwenge duhagurutse twongere twiragiza Imana maze dusenga Imana. Urakoze Mwami wacu kutarambirwa ko tugusenga. Izina ryawe rihimbazwe. Wavuze neza ku muhimbyi indirimbo yaririmbye indirimbo ya 91 yaravuze atumva komeza ujye usaba. Turacyagusabye kubana natwe uhabwe icyubahiro. Turacyagusabye ngo amashimwe ya korali Ibyiringiro, ya korali Inyenyeri, ambizera bose bageze amatorero, abadukurikiranira hafi, twese wakire gushima kwacu. Dufatanyije n'umunyezaburi waririmbye Zaburi 126, Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Komeze kumva gushima kwacu. Ntabwo iteraniro ringana ritya twirengagije abafite ibibazo bitsika umutima. Tugiye kwengera kuganira andi masezerano mashya yerekana ko nubwo tuguwe nabi, ariko nyuma yaha dushobora kugubwa neza. Utwongerere kwizera. Mwuka Wera yongera kutubera umwigisha muri uyu mugoroba. Ubwo twerekera mu gusoza iyi gahunda, Mwuka Wera arisoreze muri twe, kandi uyu munezero dufite uzaduhe kuririmbira mu bikari by'Imana. Uzaduhe gusoza neza, kandi tukiri muri ubu buzima uduhe kumva tuguwe neza tubihawe nawe mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane. Ndagira ngo mbahishurire insanganyamatsiko nini dufite dusoza umwaka wa 2025 twinjira mu mwaka wa 2026. Insanganyamatsiko nini yo gushima n'amateka twiteza imbere ku Mana yatumye dufata uyu mwanya wo gushima n'amakorari iri muri Zaburi ya 40. Rambura Bibiliya yawe maze unyemerere rwose nongere kuguha icyizere ko Imana tubwiririza ari Imana nziza cyane ihindura amateka ikadusohoreza amasezerano mashya. Zaburi ya 40, ndatekereza mwahageze. Ndabona tutari kumwe, bagenze nte? Niba abo turi kumwe mbona tutari kumwe, abo hirya sinzi ubwo aho bari, mumbwire ngo turi kumwe numve. Akada mumbwire ngo turi kumwe. Zaburi ya 40 mwahageze. Akaza cyane. Ni impano nkomeza guha abantu banyuranye, wenda n'abari hano narayiboherereje, ariko Zaburi ya 40 yaranejeje cyane. Dore ikivuga gikomeye. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanje ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Vuga ngo amen. Murongo wa 4 niwo nshaka cyane,
kandi yashize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringira Uwiteka. Nifuza ko mu mwaka wa 2026 mu izina rya Yesu mbaragije Imana izabahe indirimbo nshya, kandi amasezerano mbaha Imana yayatanze kera. Munyemerere mbibutse amwe mu masezerano Imana yacu igisohoza rwose ikaguhindurira indirimbo nshya. Iya mbere muzasoma iri muri Zaburi ya 30 umurongo wa 6. Bibiliya imbwira iki? Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu. Haleluya. Ndabona mudahari. Haleluya. Ndabona muri rya sayo y'irwondo nkaho mutazayivamo. Mugire icyizere muzahava mu izina rya Yesu. Ngira ngo nimugoroba abo twari kumwe dutangira isabato nababwiye amateka ba Yosuwa na Kalebu baririmbaga bakiri mu Egiputa, ariko kugira ngo bagere i Kanani bizeye ko bazagera i Kanani bakiri mu Egiputa. Iyo dusomye mu Baheburayo 11 umurongo wa 1 haratubwira ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyo nibyo biduhamiriza ko nibyo tutareba ari ukuri, kandi cyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bafite uko kwizera. Yesu akuduhe mu izina rya Yesu. Ntukwiriye rero kuririmba indirimbo y'amaganya 2025 ngo twinjira 2026 ukiririmba iyo ndirimbo. Ndashima Imana ko Yesu ahinduye amateka yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Iguhaye indirimbo nshya. Bibiliya yanjye ni yawe. Iduha abantu bagize umugisha bagahabwa iyindi zaburi nshyashya. Nawe uyu munsi Imana irahindura zaburi yawe nshyashya. Urugero, Zaburi 113 twagiye. Reka mbereka amasezerano Imana yatanze, kandi dufite Imana itabeshya. Ngira ngo biri muri Yosuwa igice cya 21 umurongo wa 45. Nta jambo na rimwe ryiza Imana yacu itigeze isohoza. Imana yacu abwe icyubahiro. Zaburi 113 abo Imana ihindura amateka akurikira. Haranditse Zaburi 113, mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose, uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Vuga ngo amen. Ndabona muri kuvuga gake. Vuga ngo amen nshuti yanjye. Aho izuba rirasira kugera aho rirengera. Ikintu gikomeye ku murongo wa 4, Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ninde uhanye n'Uwiteka Imana yacu? Ufite intebe hejuru cyane, ariko akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Imana yacu abwe icyubahiro. Noneho umurongo wa 7, akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye ku icukiro. Vuga ngo amen. Subwa barimo barahari Yesu yakuye mu boroheje akabagira abakomeye. None ko muri kuvuga amen muri kuyihisha. Vuga ngo amen. Ndashaka gusubira muri uyu murongo kugira ngo ndebe ko hari abantu bemeza ko Imana yagukura ku icukiro ikakwicaranya n'abakomeye. Niba Yesu yarabigukoreye uvuge ngo amen. Umurongo wa 7, akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro. Uvuga ngo amen. Kugira ngo amwicaranye n'abakomeye, abakomeye bo mu bwoko bwe. Uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu. Abavuga batyo ngaho muzamura ikiganza. Mbese aya mateka Yesu arayahindura cyangwa ntayahindura? Ngira ngo nshuti zanjye, uyu munsi ushobora kuririmba indirimbo y'amaganya, ariko ejo ukaririmba iy'umunezero. Murabisoma muri Luka igice cya 1. Ni igitekerezo nkunda cyane, kandi nzi ko nawe kiri bugufashe cyane. Nagira ngo nguhe ingero nke z'abantu Imana yahinduriye indirimbo. Luka igice cya 1, uyu muvandimwe Imana yamuhinduriye indirimbo. Impamvu nifuje gusoma iyi Luka igice cya 1 nuko hari abantu bameze nk'uyu muryango. Muri riteraniro mfite dufite abantu mutegereje ku kidendezi
haba gusorezwa isezerano ryo kubona umwana mu miryango, haba kubona akazi, haba guhindurirwa amazina, haba gukira uburwayi. Ariko reka ndongere mbafashe, guma ku mavi uzasubizwa mu izina rya Yesu. Luka igice cya 1 umurongo wa 5, Imana yahindura izina ryawe iteka guha indi ndirimbo nshya. Ku ngoma ya Hezekiya umurongo wa 5 nagiye mwihute. Umwami w'Ubuyuda hari umutambyi witwaga Zekariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore w'umukobwa Aroni witwaga Elizabeti. Bombi barabakiranutse imbere y'Imana, bagendaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Mugarura ibitekerezo mbabwire gato. Dufite abantu benshi bagira amakuba n'ibibazo, maze Satani akabashoka yerekana ko ingorane bafite ari ibyago cyangwa ari ibyaha byinshi bafite. Ibi bintu mvuze muzabisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 9. Igihe Yesu yagiranaga ikiganiro n'uwavutse ari impumyi, abafarisayo kuko nabo bari bafite iyo myumvire nk'iy'abantu dufite muri uyu munsi bagira, iyo babonye umuntu asumbirijwe agize ibigeragezo byinshi byisukiranya, kimwe kihava ikindi kikagaruka, batangira kukubwira ko nawe wabigize mw'ikiyemwe uruhare, cyangwa se ko ari ingaruka z'ibibi byawe. Nimusoma muri Zaburi ndetse na Yobu, muzasanga ndetse abanyabyaha bahirwa kuruta abakiranutsi. Icyo nashakaga kubabwira ni ikihe? Igihe bamuhazaga bati tubwire, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Igisubizo Yesu yamuhaye murakibuka? Ndabona tutari kumwe, mwankuye muri mudu. Mbese murakibuka? Yamusubije ngo iki? Ikibazo ni ibyaha bakoze? Oya, nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana yacabwa icyubahiro. Rero nagize ngo maze some uyu murongo wa 6 n'uwa 7 wumve neza ko kugumbaha kwa Elizabeti bitaturutse ku byaha by'umugore cyangwa umugabo, ahubwo mwumve icyo Bibiliya ivuga. Murongo wa 6, bombi barabakiranutse imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari n'inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bategerezaga bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zekariya yari agikora umurimo we w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata, kuko umugenzo w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo kosa imibavu, rubanda rwo basengeraga hanze, Zekariya ari uri mu buturo bwera. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zekariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zekariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Vuga ngo amen. Aya magambo somye muyasoma no muri Daniel igice cya 10. Bibiliya itubwira ko muvandimwe wacu Daniel afashe ibihe byo gusenga ibyumweru 3 bigizwe n'iminsi 21. Bibiliya irambwira ngo ugitangira gusenga kwawe kwarumviswe, ariko umwami w'Ubuperesi uwo bita Satani akerereza ibisubizo by'ibyo wasabye kugira ngo udohoke cyangwa ucike intege. Muntu uri ku mavi ufite icyaragije Imana, komeza usenge. 2026 Imana iguhaye indirimbo nshya. Vuga ngo amen. Kwa Zekariya byagenze bite? Noneho umurongo ukurikiyeho wa 14 amwereka ko umugore we Elizabeth azasama inda 13, akamubyarira umwana w'umuhungu akamwita Yohana, azakubere munezero n'ibyishimo. Haleluya. Kandi benshi bazanezerwa ku kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino, nta gisindisha cyose, azuzguzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Vuga ngo amen. Mbese amateka yarasohoye cyangwa ntiyasohoye? Ngira ngo nubwo ntafite umwanya, kuko tuba dukoresha igihe mu gitaramo, banzi ko rwose mukeneye gukurikirana amateka y'igitaramo, ariko n'aya mahirwe y'iri jambo ntabwo wari usanzwe yazi. Byagenze bite? Iyi ndirimbo ndi kubabwira mpagaze aha muri 2025, ukurikije amakuba gose umutima wawe ntabwo uri kubishyikira. Na Zekariya marayika Gaburiyeli ari we wiyiziye akamubwira ko azabyara umwana w'umuhungu, ntabwo yabishyikiriye.
yananiwe kubishyikira. Ubu mpagaze hano imbere yanyu nkabwira abana b'abakobwa ukuntu bazakora uko umwaka utaha cyangwa abahungu ntabwo babishyikira, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Icyo Bibiliya ivuga ngo byose bishobokera ugenza ute? Wizeye. Ntabwo nahagarara imbere yanyu ngo mvugire imbere y'umubyeyi w'umugore urangije imyaka 20 cyangwa 30 ashatse atarabona umwana ngo yizere ko 2026 koko azaririmba indirimbo ye. Nawe wabishidikanya. Dore uyu mugabo uko byamugendekeye ku murongo wa 15 kamanuka cyane 10 kansome 17 azagenda imbere yayo mu mwuka, azasanganya imitima y'ababyeyi n'abana. Kanihuta cyane 18 Zakariya abaza marayika ati ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza umugore wanjye akaba umukecuru? Iyo mvugo irimo kwizera ko mbona ntabo turi kumwe, ariko mumbwire ubu murahari? Ubu ndi kubatwarira umwanya, mumbwire ngo turahari. Noneho murahari inshuti zanyu? None niba munkurikiye ubwo Zakariya arizeye genda umusaza umugore wanjye ni umukecuru, niko ndi kubisoma. Zakariya abaza marayika ati ibyo byashoboka bite? 19 marayika aramusubiza ati ninjye marayika Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko rero kuko wanze kubyizera, dore uhereye umunsi uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza aho ibyo nkubwiriye bizagenza bite? Bizasohora. Imana nsenga ibahe kwizera. Timwizezwe nuko indimi zanyu zibanje kugobwa. Zaburi ya 40 umurongo wa 4 Imana ishize indirimbo nshya mu mitima yacu no kanwa kacu. Imana ihabwa icyubahiro. Byagenze bite Zakariya aririmba? Yayiririmbye ryari? Twagiye twihute cyane ko ndashaka kubereka ko kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikagenza zikavuga. Nababwira Imana isohoza amasezerano kandi cyane. Luka cya gice cyacu cya mbere nagiye ku murongo wa 67. Ndashima Imana ko muhari ngaho tugendane. Ku muntu udasoma Bibiliya nawe ntimuryohere yaragowe, ariko abantu bataryoherwa na Bibiliya ubu ntimurwaye. Kuntu Bibiliya iryoshye, icyampa Imana ikazabaha amahirwe Bibiliya ikabaryohera. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu umwe yuzurijwe Mwuka Wera maze aririmba ibya Yesu, maze azamura akajwi gato aravuga tumva umubiri we ntigihaza bose, amaraso ye nikimara nyota, umva ngo araryoha. Haleluya, haleluya. Abumva ko Yesu araryoshye cyangwa ntaryoshye? Imana nsenga izabahe kuryoherwa n'amagambo y'Imana. Zaburi inageze muri Luka igice cya mbere 67. Wa wundi wavuze ko ari umusaza, wa wundi wagobwa ururimi kuko yanze kubyizera, reka mbabwire uko yaririmbye. 67 Zakariya bamaze kuzana umwana. Wenda hari abatagira Bibiliya, munyemere gato cyane pere ko murongo wa 63 hari abatagira Bibiliya, mumbabarire. Atumira icyo kwandikaho bamaze kuvuga uko umwana azitwa. Ubwo naragobwa ururimi ntavuga. Umwana amaze kuvuka bamutumira kuko atavugaga, batuma icyo yandikaho. Umurongo wa 63 atumira icyo kwandikaho, arandika ati izina rye ni Yohana. Navuga ngo iki? Bose baratangara kuko ahuje na Elizabeth nabo batanze izina ry'umwana. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, ururimi rwe ruragobodoka avuga ngo amen, maze arazamura ashima iki yemwe Imana. Niho yaririmbye rero indirimbo nshya ku murongo wa 67. Zakariya yuzuzwa Mwuka Wera maze arahanura ati umwami Imana himbazwe, Imana ya Isirayeli, kuko igendera abantu bayo ikabacungura, kandi duhagurikije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wa Dawidi, kuko yavugiye mu kanwa k'abera bayo.
bahanuraga uhereye kera kose kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira abasogokuruza imbabazi, kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiriye sogokuru Aburahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. Turi abera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana Yohana uzitwa umuhanuzi wisumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu b'iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu mwijima avuga ngo amen, maze umurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro uvuga ngo amen. Nubwo bisa nkaho imbere yacu ari umwijima, ndashima Imana umucyo uzarasa mu izina rya Yesu. Reka nguhe igihamya kibivuga ku ipaje ya 37 igitabo mpora mfashe buri munsi cyitwa Kubaho nka Enoki. Tugomba gusenga cyane kandi tugagomba gusenga twizeye. Paje 37 isuba ibanza. Tugomba gusenga cyane kandi tugasenga twizeye. Ntitugomba gusenga ngo maze duhite twigendera nkaho dushidikanya ko tuzasubizwa. Imana nsenga ituninde gushidikanya. Niba dusenze tugire n'icyizere kw'iby'Imana twayibwiye yagenze ite yemwe yabyumvise. Niyo yabivuze ngo mu Bafilipi ibyo mushaka byose bimenwe n'iki n'Imana, mubishimiye mubyingingiye kandi mugenza mute mushima. Haleluya, haleluya. Oya ntimuhari. Haleluya. Uwitwa Hana akizera ko Imana hari icyo yavuze mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 6. Yari yaragize ikibazo nk'iki nahoze mvuga atagira umwana. Bibiliya itubwira ko yizeye amasengesho Salomo yasengeye inyubako y'i Yerusalemu. Ageze mu rusengero Bibiliya itubwira ko yasenze ahagaze inyuma. Arangije abwira Imana aya magambo: Mana nungirira neza, umuja wawe ukanyibuka, ukampa umwana w'umuhungu, nzamugutura abo wawe iminsi yose. Vuga ngo amen. Kubera ikikwereka ko ari yabyizeye, n'icyuma cyogosha ntikizagera hehe yemwe ku mutwe we. Aramubonye cyangwa ntamubonye? Ntabwo ari gusaba, ari gushidikanya. Yamaze kubyizera ko Imana yabimuhaye. Bibiliya itubwira umutambyi amubwira ati abantu twari kumwe haba nimugoroba haba mu gitondo, ngira ngo abatambyi bacu baturagije Imana kandi ibyo badusabiye bizatubaho mu izina rya Yesu. Kuko umutambyi yaramubwira ati genda, icyo wasabye Uwiteka agenza ate akigushye. Amaze kugenda Bibiliya avuga ngo nuko ararya arafungura. Ubundi ntiyaryaga, ariko amaze kwizera ko ibyo yasabye bibonetse yarizeye arasubizwa mu izina rya Yesu. Genda namwe muri iri teraniro icyo mwasabye Uwiteka akibahe mu izina rya Yesu. N'iki cy'Imana ivuga rero, ntitugomba gusenga cyane. Tugomba gusenga cyane kandi tugasenga twizeye. Ntitugomba gusenga ngo maze duhite twigendera nkaho dushidikanya ko tuzasubizwa. Imana ntizadukina ku mubyimba. Haleluya. Ekada, Imana ntizadukina ku mubyimba. Gusenga ni umwuka w'ubugingo kandi niyo nzira imigisha yose inyuramo. Iyo umutima umaze kwimenyaho ubukene bwa mwene muntu afite, ukizinukwa, uwo mutima wihana, urasenga, Imana ikareba ingorane urimo hamwe n'intambara uri kurwana, ndetse yita ku gutungana k'umutima. Ikiganza cyayo kiba ku gutera k'umutima wawe, ikamenya inshuro umutima wawe utera. Nta nubwo ibyiyumviro byawe uvutsa, ntabwo amarangamutima yawe yabibuza amahwemo, nta n'agahinda kawijimisha, nta nubwo icyaha kiwangiza, ntabwo igitekerezo kandi kiguhagarika umutima. Ahubwo umutima wihana nta na kimwe ubura. Uwo mutima waguzwe amaraso y'igiciro uzasubizwa mu izina rya Yesu. Umve ko ufite Imana icyizere. Akosorezaho, umukristo ararikirwa gutura Imana imitwaro ye yose abinyujije mu isengesho. Vuga ngo amen. Nta mpamvu yo kugenda uririra
abahisi n'abagenzi. Nta mpamvu yo kugenda uririmba indirimbo y'amaganya. Guhera uyu munsi ririmba umunezero. Ibituma tunezerwa birahari kandi nibitaraza dufite amasezerano menshi. Yesaya 45 wera ku murongo wa mbere, nzakujya imbere ataringaniye ngenze nte baringanize. Haleluya. Kada haleluya. Oyi mitima irakihebye. Haleluya. Nzakujya imbere ahataringaniye ngenze nte baringanize. Imana yarabivuze. Niba ufite ikibazo cy'abana bananiranye, komeza wizerere muri Yesaya 54 hariya hafi ku murongo wa 16. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Mvuga ngo amen. Zaburi ya 37 umurongo wa 25. Nari umusore none genze nte ndashaje, sindabona umukiranutsi hareko. N'abana bacu ntibazasabiriza ibyo kurya mu izina rya Yesu. Naho Satani yashega, Yesu yaratsinze. Reka mbabwire, bishobora gusa nkaho uri kugira ngo ntibirashoboka, ariko ku musozo bizashoboka mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko twese uko tungana, buri muntu wese Imana irashyira indirimbo nshya mu mutima we. Imana yibutse Zakariya, ikibuka Hana, ikibuka n'abandi. N'izina ryawe Yesu ararizi. Imana ihabwa icyubahiro. Munyemerere nsubikira aha. Burya njya ngira byinshi sinjya nsoza aho nabereye. Reka ngarukira. Uwiteka atwemerera kumusenga. Mvuga ngo amen. Ko mutabyumvise, Uwiteka atwemerera ko tumusenga, akirahira ko azumva amasengesho y'abizera. Imbaraga zayo zitagira akagero. Abigira bugufi bwayo bagakora umurimo wayo bakiranuka, nibo bazayihesha icyubahiro. Korari inyenyeri z'ijuru rw'ibyiringiro, mushonje muhishiwe, Uwiteka abahire cyane. Munyemerere nsoma kandi ugasoza. Ukuboko kwishobora byose kuramburiye kudufasha ndetse no kutuyobora ngo tujye mbere kandi dukomeze tujye mbere. Vuga ngo amen. Nimujye mbere niko Uwiteka avuga. Nzi ingorane murimo, nzaboherereza umufasha. Vuga ngo amen. Nimukomeze musenge, nimunyizere, kuko musaba mu izina ryanjye muzahabwa icyo mwasabye. Kambo yaranesheje cyane. Nzihesha icyubahiro mu maso y'ababarebaga bakabanyega, bategereje ko mutsindwa, bazirebera n'amaso yabo. Ukuri gutsinze mu ikuzo ritangaje. Nimusenga mwizeye, ibintu byose musaba muzabihabwa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu mbifurije umwaka mushya muhire. 2026 tuzaririmbana indirimbo nshya. Mugire ibihe byiza. Akoze cyane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.